ni wakwepye Coach Gael ntacyo atamukoreye. Jimmy urinde wo kuvuga ngo uyu ni umuvandimwe, uyu mwana w'igikondo umaze imyaka 2 mumenyanye, umwana wo ku Kinunga uzi kona zose, uyu mwana wakuriye The Ben. Abantu mu ndebera aka video arimo abyinaze za Calypso nago wava hano The Ben azaho yavuye mana batipe nyine nibyo nakubwiraga abadukurikiye aka video mukitegereze neza, ibyo nakubwiraga ngo uyu mutipe ashobora kugufera akoresheje amarangamutima akakwereka ko muri kumwe zarahagaze. Abatipe banazigiyemo zikaba amafaranga menshi nabo ba Jimmy bureta ya leta zunze ubumwe za Amerika iri no kubakurikirana kuko babifasha nkaho bibye kuko babikuyemo amafaranga menshi babifashe nka flow. None ubu Jimmy ko yashoraga we mwiraha bimeze bite? Buretse se nyine nkubwije nyamara uyu muntu ashaka kuba nawe ari igihugu vuze ngo sibyo ngo the truth is ubwo uragisobanura cyangwa mbisobanurira ukuri ni Tiger is my big brother. Tiger ubwo buretse The Ben ni nk'umuvandimwe wanjye big brother mukuru ni nk'umuvandimwe wanjye mukuru. Bracket yandika ngo legend umunyabigwi urumva always used to be a dream to work with him. Iteka buri umwe wese yatekereza gukorana nawe, byahoze ari inzozi zanjye kugira gute gukorana nawe. Umva kantu rero kabikubita hasi katakwereka ko ari plank. No one owes me anything. Nta muntu numwe mfitiye umwenda. Aya ni amagambo yo kwishongora. Iyi ni prank ndi cyane no way no one owes me anything, therefore the song is gonna be out as soon as possible. Bitewe rero yuko nta muntu numwe numva mfitiye umwenda, indirimbo irasohoka uko byagenda kose, indirimbo urimo kumva ko kandi as soon as possible irasohoka vuba bidatinze. Sending love to you all. Abikoranye urukundo kuri mwese, reka mubwize ukuri aba bana nabagoma home. Amane na prank irimo. Iyi ni prank kwandikamo akantu ngo no one owes me anything, akiryo nyine kuri Gael karabaye ahubwo imihanderanye rero bya bindi bavugaga by'imihanda kunyerera none nibwo igiye kunyerera. Nyamara iyi ni prank nagari prank, reka nkwereke sibyo uri kumbwira ngo hajemo prank nari kwemera. Uribuka tugadira kuri bya bintu byo kuvuga ngo Ben arimo kubyina Soweto, arimo kuririmba Soweto ibya Yago urambwira ngo si prank. Yago nibibaye incuro ebyiri uretse Ben arimo kuririmba ngo Sowe ndakwibarije Yago sibyo. Utuntu twose twagiye ngo cana igenda hakazamo na RIB, harya babaza uhagarariye RIB byagenze gutera. Rero bara batipe n'abantu vorisha uti gute. Ndahera kuri Jimmy ni umuntu nzi imbere n'inyuma guhera kuri zero. Ejo bundi twaze tuvuga kuri Israel Mbonyi. Story ya Jimmy ni same ni ya Israel Mbonyi. Usibye ko we aho byatandukaniye, Jimmy ni impunzi. Jimmy Mbonyi, Jimmy Muyumbu nawe ni impunzi. We noneho bitandukanye n'ibyambonye kuko Mbonyi we baje bajya gutura mu mujyi Kimironko bavuye muri Kongo. Jimmy we yaje ahitira mu nkambi iba hano igatsibaho bita Nyabiheke. Coach Gael kufashe Bruce Melody umwizeza ko wamugira umuhanzi urenze muri Afrika, sibyo? Indirimbo na Shaggy ni ikintu cyoroshye bro. Akoze nari ariko se ko no gufata uwo Melody ukamugira umuntu wa mbere urenze mu iki gihugu cy'imisozi igihumbi ko mbona byanze. Wenda yafashijwe nuko uwitwa Media Devi akava hehe akava mwize ndirimbo akamuhekimo, sibyo? Kuko n'uyu The Ben ni akaba yavuga medalimo, ibyo birazwi n'uruca abana. Ariko noneho ko mbona na The Ben usigaye atitiza atanakora none twongeye kubasuza no kubaha ikaze inshuti bakunzi ba IM Media TV, tubasuzaho muri mu bice byose bitandukanye by'isi, tubabwira ati
amahoro y'Imana akomeze kubana namwe no guhirwa mu byo mukora byose. Turabakunda cyane, dukunda iyo tumudushyigikiye, mukora comments, mukora share, ndetse mugomba kutwereka yuko turi kumwe kandi ari mwe dukorera. Uyu munsi rero wa none imbaraga mutwereka mu by'ukuri turabashimira cyane bikomeye, ndetse wowe utari wakora subscribe twakubwira ngo kora subscribing, hanyuma tujye urushaho kujya tubana mu biganiro bindi bitandukanye biri imbere. Nongeye kugarukana na mugenzi wanjye Placide. Waramutse Didier. Ni iki kiri ku mihanda hano tuzaniye? Imihanda yanyereye. Imihanda yanyereye? Imihanda yanyereye kabisa. Imihanda yanyereye. Imihanda inkuru iriho cyane ngira ngo tugarukeho cyane. Ariko ndagira ngo tugaruke ku muzi. Ndagira ngo tugaruke ku muzi w'iyi nkuru iri ku mihanda. Sikosa yabaye sikosa. Sikosa yabaye ikosa. Sikosa ebansi. Bigahita biba ikosa. Gukurosa. Ndabona rwose yakomeje kugaragaramo amakosa menshi. Sikosa yashyuhije abantu, yashyuhije imitwe y'abantu. Yaba ari abazi. Hari ikintu nabonye muri iyi minsi, niba ari ukubera kwihuta kwa internet, kw'amatelefone ya smartphone. Ibintu bisigaye biba n'umuntu udakunda umuziki akabimenya. Ujye ubibona birakunda cyane. Ikintu cyose yaba ari siporo yaba umuziki kiraba, kubera ko ufungura Instagram ugasanga ibyo gusa. Ubu ntekereza ko ubibajije n'umuntu wibereye hariya mu cyaro utasanzwe akurikirana showbiz, ashobora kubwira iki kibazo kuko yaccessinga. Turi muri digital world, isi yabaye irasa nkaho yabaye akadomo cyane cyane mu Rwanda, ariko ho ikintu cy'iterambere ni advance. Turi kwihuta, Kigali irihuta, isi irihuta cyane. Ariko uyu muvuduko urawubasha wowe? Hari igihe nsanga byansize. Dede buriya uzarebe, uzagire byagugire nk'akantu gatuma ushobora kumara nk'umugoroba kugeza mu gitondo utari ku social media. Mu gitondo uzi isi yagusize, utafite naho uhera, babigoranye cyane. Ariko ni ukuvuga iyi ndirimbo Sikosa irimo ibintu byinshi cyane, kuko ngira ngo murabizi yuko Coach Gael ni izina rimaze kumvikana no kumenyerwa, abe ibikorwa akora mu buryo bujyanye n'umuziki ndetse no mu bikorwa by'iterambere. Ngira ngo abantu bamaze kumenya ku bintu byinshi. Ariko hari n'irindi zina ryatangiye kuza, Jimmy. Riraza rimwe rigasubirayo, ubundi rikaza. Kuko iyo uvuze The Ben, iryo zina ririmo riragaruka cyane, sibyo? Iyi Sikosa rero ni indirimbo mu by'ukuri isa nkaho yagonganishije ibihanga bibiri, kandi nta bihanga bibiri mu nkoni. Kuko abantu babyumve neza, iyi ni inkuru mugera murabizi yuko uyu Coach Gael yabanje gufasha uwitwa The Ben, yabanje kuba manager, ariko akamufasha nyine mu buryo butari ubw'umwuga, nakita butari ubw'umwuga, yewe bwa gishuti. Ari nabwo yasaga arimo gufashamo The Ben ubu ngubu. No kuvuga yasaga nk'uri kumureshya, agira ngo wenda kera kabaye arebe ko yazatsindira The Ben, ariko The Ben umwana hano hakurya ku Kinunga, dore ndimo kuhareba, numwe mu bana umujyi kwera. Bane reka dutangiriraho. Uyu mutipe The Ben, The Ben baranindyarya cyane, kandi si we gusa, reka mbigusobanurire. The Ben ni umuntu ushobora kukwereka amarangamutima ashaka kubona, ariko atari byo bimurimo. You get? Ubwo rero ndumva niba The Ben ari uko akora, urumva abantu twese dusabwe kubindyarya. Ariko Didier, hari ikintu bita ngo ubunyarwanda, abantu bakacyumva nabi. Wavuga ngo ubunyarwanda abantu bagahita bumva uburyarya. Muri societe iyo uvuze ngo uriya muntu ni umunyarwanda cyane, uba ushatse kuvuga iki? Iyo uvuze ngo uriya muntu ngo afite ubunyarwanda bwinshi, umuntu abyumva ate? Ibyo nabyo nzi. Jewe nta kinyarwanda uzinye. Buriya iyo uvuze ngo Didier afite ubunyarwanda bwinshi, ngo Didier ni umunyarwanda, abantu bahita bumva ngo Didier ni indyarya, nicyo biba bishatse kuvuga. Kuko muri kamere y'umunyarwanda, ariko bari abakera I think. Kuko uko iterambere riza, uko uryarya umuntu ni wowe urimo kwiyica. Kuko hari amarangamutima wanga gusohora akakubyimbiramo, niba ariko umuntu yabyita. So rero that guy niko ameza, afite ubunyarwanda bwinshi, mbese ashobora kukwereka ikintu ariko mu mutima we
atari cyo kirimo. Urimo kunyumva? Ndakumva. So rero iki kibazo abantu benshi ntibaze no kukirebera mu murongo ngo wa element ngo amasezerano afitanye na ibyo si ibintu bisanzwe. Nitubona Rebo umuhanzi avamo akajya gukorana n'uwo mu yindi Rebo. Oya reka tubinabishyireho umurongo babyumve sibyo. Amasezerano element afite muri noza muri ese ubundi amubuza kuba yakora ikigana handi 155 yego AM nukuvuga contract afitemo bavuga ahubwo ngo yararangiye na contract afitemo nukuvuga contract afitemo ni producer wayo wemewe ariko mu buryo bw'ubuhanzi n'umuhanzi ku giti n'umuhanzi ku giti cye. Ikindi contract bivuze ngo niba umuhanzi ku giti cye contract afitemo naho imubangamira gukorana n'undi muhanzi uwo ari we wese yifuza. Ahubwo ibara yakoze ni ukwifata agakorana n'umuntu ufite ukuntu afite akantu k'inzigo kuri bose mukuri. Kuri bose mukuri. So ubwo bivuze ngo mu buryo buri professionnel nta bara yakoze. Ariko mu buryo buri emotionnel niba ari ko umuntu na bwa bunyarwanda utusha kumara na bwa bunyarwanda se ubundi yararikoze. So icyo rero kirashaka kuvuga iki? Ubwo turimo turabikura kuri ele. Niba mu buryo buri professionnel nta kosa yakoze, ikibazo kiri hehe? 1 mu miterere y'umuntu witwa Coach Gaël ni umuntu wanga gasuzugura. Nano ugakunda. Hari abantu usuzugura nk'aba The Ben. Avesha. Sivyo reka mbikwereke. The Ben. Nyine reka nkwereke. Hari abantu b'abanyarwanda. Bindyarya. Usuzugura akakwereka ko ntacyo byamutwaye ariko byakimutwaye. Abo nibo ba The Ben. Abo ni we mubi. Ba Coach Gaël rero ukuntu bateye. Niba unsuzuguye ndarwana kuki wero cyane kandi mpite mbikwereka. Ntagiye kuvuga muri media ngurabona ngura mutipe ngo ibyo tubyihorere. Ba Coach Gaël suko bateye. Abantu bari strict nyine yabonye ikintu kimeze nko kumusuzugura nawe actinga according. Urimo kunyumva? Nago biribuze koro. So rero uyu mutipe we n'intambara ihari si ikibazo cya ere. Sibyo? Ere nidushaka tumushyire ku ruhande. Niba wowe unyibwira uti kontra ye ndayizi. Kontra ifite nka producer. Ariko nk'umuhanzi n'umuhanzi ku giti cye. Sibyo? Ikindi niyo kontra nka producer ntimubuza kuba yakora igihangano ahandi. Siko bivuze? Rero nta kibazo afite. Oya ahubwo ikibazo gihari ni iki? Didier ni mu nyangire. Ubwo Coach Gaël nawe arayifite. Mbi. Si byose? Mbi. Ni mu nyangire. Didier niba ndi inshuti yawe ukaba wanga kanaka ubwo nanjye tuvuga ngo nanjye nkora iki? Mwange. Sicyo kibazo gihari ubwo. Wenda tunabyinjiramo sibyo. Coach Gaël ni umuntu wari ufite amafaranga ye sibyo. Ufite amafaranga ye wari gusa yarayabuze. Arayafite. No kuba oya ndavuga mbere yuko abantu benshi bamumenya. Yari afite ayo mafaranga menshi ariko nta abantu benshi bamuzi. Sibyo reka nkosore. Coach Gaël ntago yatunze amafaranga kera. Nabo bita les nouveaux riches. Nabakire babavubuka. We no bita Muyombo Jimmy same case. Nabakire babavubuka ahubwo baba janja bakiri batoya bazi guhita bashaka izina ryabo ko ritoping. Kurabizi ko abakire benshi cyane mu Rwanda nabo bashaka ko babimenya ko ari umukire. So bize abakire bo mu Rwanda nuko bibera. Burabo muri Congo, Uganda yari umukire bashaka ngo pricing ninjira mu kabari. Ariko umukire wo mu Rwanda ako nanjye nyabonye hano yasanga Didier yicaye kunywa fanta imwe we nta ntebe agategereza. So rero barabatipe n'abantu vorisha. Uti gute? Ndahera kuri Jimmy ni umuntu nzi imbere n'inyuma guhera kuri zero. Ejo bundi twaze tuvuga kuri Israel Mbonyi. Story ya Jimmy ni same ni ya Israel Mbonyi. Usibye ko we aho byatandukaniye Jimmy ni impunzi. Jimmy Mbonyi. Jimmy Muyumbu nawe ni impunzi. Ni impunzi.
we noneho bitandukanye n'ibyambonye kuko mbonye we baje bajya gutura mu mujyi Kimironko bavuye muri Kongo. Jimmy we yaje ahitira mu nkambi iba hano igatsibaho bita Nyabiheke. Sinzi niba aho hantu ujye humva. Nyabiheke? Yeah. Ndahumvise. Ni inkambi urabona nka hari yabaga igicumbi yitwaga Gihembe. Ubu barabimuye babatwaye Mahama bose. Hakaba niyo ya Nyabiheke. Ni inkambi zabagamo abakongomani bahungiye mu Rwanda. Jimmy rero nuwo ngo kuko Jimmy yiza ahantu za Nyagatare ahantu bita Rukoma abantu barahazi ku kigo cyitwa Sopem niho yize. Arahiga ari wa mwana nyine uturuka w'impunzi ubwo urabyumva condition ko zabaga zimeze. Arahasoreza ahasoreje ejo bundi byo nkubwira ni ibintu byo muri 2013 turi muri 2020 na kane ni ibintu byo muri 2013 ahasoreje kuko yari umuntu wabaga mu bintu by'imikino cyane bahita bamugira animateur sportif. Abadukurikiye barabizi ko ibigo bisa n'ibikanyakanya bigira animateur usanzwe wa wundi wirirwa ku gakanu k'abana bakagira na animateur wa sport ushinzwe ibintu nyine nk'ibyo by'imikino. Nicyo yakoraga. So Jimmy nk'izindi mpunzi zose aza kugirirwa amahirwe yo kujya gutura muri Amerika nk'impunzi nk'umwimukira. Urabizi ko hari procedure bacamo bagasaba bakagenda. Aye ndumva ari umwana twigana byabaye gutyo ncedukagiyeyo. Buriya Jimmy kugira ngo abantu baze kubyumva neza. Ni mubyara wa Kevin Kade. Kevin Kade nawe same story. Okay. Nawe nuko. Impunzi. Ariko urabona abantu batipe ukuntu bakora niba we Didier twari turi kumwe mu nkambi ukagira nk'akarongo nkano mu mujyi ukabona nk'icyo ukora ukava mu nkambi ukaza gutura ushobora kuzana abavandimwe bawe nta n'umuntu ushobora kubimenya ko muva mu nkambi kuko bari abatipe bavuga ari Ikinyarwanda birumvikana sibyo. So aza kugirirwa ayo mahirwe ubwo ndimo kugenda muza urumva aho Kevin Kadazani aziyemo. Ubundi Didier nk'umuntu uzi showbiz nk'umuntu uzi industry hari aho The Ben yagakoranye indirimbo na Kevin Kade. Binsubiza ukuntu ngenzi The Ben sibyo. The Ben ni umuntu wiyemera cyane. Fine. Sibyo? Ni umuntu wisobanukiwe. Wiyumva. Sibyo? Mwanya w'icyo ngicyo n'umuntu wasetinze standard. Uretse n'icyo ngicyo usibye na Kevin Kade ni bangahe birirwa barira kandi ari abastari ngo The Ben yaransuzuguye yanyimye korabo ngo namusanzana ari gukina PlayStation. Buriya kuva kera wano uyu muntu witwa David Bayingana wano kuntu yimerera niko kwa umuhanzi wese aho The Ben atandukanye na David Bayingana. Man David Bayingana ni nka Coach Gael icyatashaka nawe gishaka ariko Ben atandukanye nawe. Ben ashobora kukuryarya akakuzirika ku kagozi mpaka wowe urambuye ukavuga no kuvuga umuhanzi wese wagize ahantu ahurira na David Bayingana hari standard ayitayisha akantu kakiryo uzarebe na Israel Mbonyi so twavuga reba Israel Mbonyi zorebanya kwigendera Bravan urumva uzurebe Ngabo Medal ninde wari kumenya uko ariho ntago uri kumubona mu gakundi k'abandi bantu. So rero nako kantu The Ben kuri level yibonaho irimo kuncamo kabiri kazamo abastari bose uvuga urumva. So the guy agiye ejo bundi bro yagiye 2016 niba atari 2017 turi 2020 na kangahe na kane. Ndashaka kuyongaruke kuri kakantu ko ari aba nouveau-riche ari abakire b'inzaduka niba ari ko umuntu yabivuga. 2017 umuntu wari ukishakisha kirwana no kujya muri Amerika. So agezeyo arastragorinze nk'abandi. Kwanza arabanje ararongowe. Sivyo ko yagezeyo ahita ashakana n'umukobwa w'umaze y'igihe. Uri kubyumva?
abantu bakumve neza ako kantu, abantu bakumve neza, babakobwa nabo bagiye mu murongo nk'uwe, nabo bene wabo bo mu nkambi wari ko wagiye mbere, agezeyo umukobwa ahita amurongora, niko nabyita kuko si Jimmy wamurongoye. Oya, uretse yuko ni system abantu benshi bakoresha, nawe uyu munsi ugiye ubuzima bumworohere, bumworohere, nawe ugiye hanze iyo ushatse umuntu muhita mubana uhamenyereye, yego bita bikorera guhita ufatisha ubuzima muri icyo gihugu. Urukundo rwari rurimo, nibyo rurimo. So nta rukundo wibeshya abantu, abararongowe. Amaze kurongorwa, umugore atangira kumwereka imishinga iri current, bari ko umuntu yabivuga. Bahise bajya mu bintu ari byo bose n'abo ba Coach Gael bagiyemo, cyitwa sober living. Sober living urabona muri Amerika, kubera abantu bafite amafaranga yabo menshi, urumva, bajya muri drugs cyane, bakoresha ibiyobyabwenge cyane, inzoga nyinshi, ibiyobyabwenge byinshi. Uri kubyumva? Ibyo bintu ni ibyeje bundi 2021 nibwo ura mutipe yabonye amafaranga. So bicyaduka ibyo bintu bya sober living, Jimmy abifashijwemo na wa mugore yahise abijyamo. Abigiyemo biza ari ibintu leta yashyizemo amafaranga menshi, kubera ko nyine yashakaga gufasha abanyagihugu kugira ngo mbese ni nka rehab, reka mbyite gutyo. Nuko waza ugafata nk'ani inzu, ukajya ufata abantu babaswe n'ibiyobyabwenge ukaza ukabakorera rehab, bakabakiza. Nibyo bintu rero byakishije bari abatipe. Jimmy we yabitanze abandi, yabigiyemo mbere bicyaduka, ari nayo mpamvu yahise abona amafaranga menshi. So abijyamo, yabaga ahantu hitwa Arizona, n'ubu ni hakiba, urumva. Arabikoze bimuhaye amafaranga koko, leta iramumenera, abonye amafaranga menshi. Aribwo umuntu witwa Meddy yabaga ahantu hitwa Dallas. Meddy ahita amusanga, buriya Jimmy yamenyanye na Meddy mbere y'aba batipe bandi bose. Uretse yuko aho hantu kugira ngo abantu bahite bumva ahantu uri kuganisha, Jimmy we yashakaga ikintu cyitwa nko kumenyekana. Exactly. Umuntu mwiza yari gucaho ni Meddy. Ni Meddy kurusha abandi bantu. Yes. Urumva Jimmy muri kamere y'ukuntu ateye, ni wa muntu nawe umeze nk'abo bantu twavugaga, wiyumva. Ahubwo ubu Jimmy nzi yiyumva ntacyo agira, ntago kuva yajya muri Amerika turahura, ngo agaruka mu Rwanda. Bashaka nko kumureba yarabonye amafaranga ukuntu, kuko ngiye muzi ntacyo agira, ari confident, ari wa muntu wiyumva koko. So, ariko akagiramo n'akandi kantu ko gushaka icyo kintu cyitwa fame, uko buriya Jimmy ni n'umuhanzi w'indirimbo za gospel. Nyari n'indirimbo ze yajyaga anyoherereza, yari abizi ko ndi umunyamakuru ahantu, ajya anyohereza ngo nzimusharingire. Ukaririmbo ze kunyereka akaririmbo kamwe ke, urumva? Yagiraga afite uturimbo nkatungaye two guhimbaza Imana. Hari channel igeze afungura se? Irahari. Yamaye. Izina ryo ryanditse, ashaka kuba afite na YouTube channel nyango yitwa Jimmy Muyombo gutyo. Irahari. So urumva n'umutipe nawe ushaka iki? Fame. Niko gutangira kwiyegereza abande Meddy. Ahita amukurura muzana muri business, amugurira inzu yo gukoreramo iyo business. Kuvuga ngo bari abatipe bose bakoreraga Jimmy bameze nk'abakomisiyoneri. Wakakugurira inzu akayitereka ahantu, akakubwira ati ihigire abantu bafite ibyo bibazo. Uri kubyumva? Yahereye kuri Meddy, agurira inzu bari click. Izo nzu ukuntu bazigura, ushobora kuza ukabwira nk'umuntu akakubwira ati wenda iyi nzu yagaze nk'ibihumbi 400 by'idolari. Wowe ukaba utanze wenda nk'ibihumbi 50 by'idolari. Noneho muri ya business kugenda ukora ukajya ukora unishyura, ubwo no kwishyura mu byiciro. Mu byiciro. So nuko yabikoze. Yiyegereje benshi, yabanje Meddy, akurikizaho Click, akurikizaho batipe bitwa ba Cedru ramuzi. Ndamubona uyu wakoreraga indirimbo Meddy akijya. Wakoreraga indirimbo Meddy. Ni benshi.
habayikubisemo ba Badrama bangaba buriya Badrama nawe niho yakuye umufungo cyane cyamahenga urumva habayikubisemo ba Badrama bangaba n'abandi ni benshi ariko muri kwa kuntu Meddy yatangiye kwifatira icyemezo niba ari we wakifatiye niba ari umugore wamushyize kuri pressure yo kwitinga ibintu by'ubustari cyane ko na Meddy ukuntu ateye mu buzima bwe busanzwe atandukanye na ba Ben personally nago Meddy ari umuntu w'umustar ariko utakunda kubaho udafiringa fame cyane udashaka ibintu bya kururu ibigare utubari ngira ngo mu gihe cya kariyeri uyeretse nk'ahantu wenda nago kaburaho ahantu ya performing oya uretse wenda nk'akantu kigeze kubaho wenda agafatwa ariko ubundi nta handi hantu Meddy yaba yarageze agaragara kandi nabwo byese birangira ubwo rero Jimmy yabonye bitazavamo noneho Meddy binongeraho yuko nyine famille y'umugore yatangiye kumutegeka ko yava muri ibi bintu akajya mu wundi murongo urayahisemo nyine wenda urumva akantu kongera no kuri Meddy wenda kuri Meddy ho gato Meddy buriya gukizwa kwe umuryango we wabo nyine n'abarokore bamwe bahatari kuko n'umunyamasengesho nabo bita abanuza abinginzi yari umunyamasengesho ukomeye cyane kuko na Meddy mu minsi yashize mbere yuko ahindura nyina akiriho hari wari waramuhanuriye yuko azava mu ndirimbo za Sake nabyo byagize uruhare mu guhinduka kwa Meddy kintu yamushakagamo atangiye kubona umutipe atazamutopinga nk'uko wabishaka arakwitinga oya Meddy nagakundira hano ibintu by'ikigare nago so yatangiye gukoresha ba Badrama mbese babantu bo bari mu mujyo we ba Click benshi hari na mushiki wa Kevin Kade nawe yaguriye inzu ukora ibyo bintu ubwo nawe ni mubyara uri muri Amerika wowe ugiye akayikugurira shako urumva nanjye yo mba ndiyo mbese ngiye FM ari kuyinshaka ndayifite FM yashakaga ndayifite so ariko uriya mutipe bikavugwa ko impamvu akunda kwiyegereza abastari ni wa muntu ukunda bwa buzima bwa gistari ibyana hafi kandi urumva iyo uri kumwe n'abari abatipe umustari na gutya se bijya bitandukana niko kana ajya gutandukanaho na Coach Gael wagira ngo uri mu nzozi zanjye wagira ngo uri mu nzozi Gael we icyo ushaka yakigukorera ariko nawe icyo agukeneyemo akibone kandi mu buryo buri kama abantu babiri financially bira bintu wenda tuvuge ko nta mugabo ni baki batabijyamo ariko bijyamo uti sibyo so hari umuntu uvuga ngo ngiye mfite amafaranga yanjye nzajya nibanira n'aba bana b'abastari bampuze n'iki ko bijyamo wabijyamo ariko ku buryo umuntu ufite amafaranga ntaga bafite umwanya ko bijyamo wabijyamo ariko ku buryo wabishorera sha so ndagira ngo werekane ikintu kimwe sibyo Ben yamenyanye na Jimmy mu 2022 si yashize imyaka 2 yonyine ariko ubu ntibyitwa ngo ko ari inshuti magara none ko hanze hano ku mihanda biri yuko ari Pata na Rugi ubwo Pata na Rugi y'imyaka 2 yimbwira sibyo bigaruke ku kindi kintu Ben wakwepye Coach Gael ntacyo atamukoreye Jimmy urinde wo kuvuga ngo uyu ni umuvandimwe uyu mwana w'igikondo umaze imyaka 2 mumenyanye umwana wo ku Kinunga uzi kona zose uyu mwana wakuriye The Ben abantu mu ndebera aka video warimo abyinaze za Calypso nago wava hano The Ben azaho yavuye mana batipe nyine nibyo nakubwiraga abadukurikiye aka video mukitegereze neza ibyo nakubwiraga ngo uyu mutipe ashobora kugufera akoresheje amarangamutima akakwereka ko muri kumwe ariko icyo yashakaga yabona atakibona cyangwa atakibona yego so far business ya sober living zarahagaze zarahagaze abatipe banazigiyemo zikaba amafaranga menshi nabo ba Jimmy bureta ya leta zunze ubumwe za Amerika iri no kubakurikirana kuko babifasha nkaho bibye kuko babikuyemo amafaranga menshi babifashe nka none ubu Jimmy ko yashoraga we mwiraha bimeze bite buretse se nyine nkubwije nyamara uyu muntu ashaka kuba nawe ari igihugu ubu se ni kimwe gitabije cyane reka nkubwire
wenda amafaranga yakuyemo aracyayakoresha ariko nubwo kubu yatangiye no gushora mu Rwanda yatangiye gushora imari mu Rwanda yego azishora nk'impunzi si umunyarwanda sibyo ikintu nshaka kuvuga kugira ngo abantu babyumve neza urumva ukuntu uvuze Coach Gael umuntu nawe nta muntu udakunda fame ariko fame yewe icyo ayishakamo niki fame imfasha gukora imishinga Coach Gael azi ubwenge bwinshi nyine urumva reka nkubwire ntabwo uri kunyumva neza nawe arashaka fame niyo mpamvu ashobora kwikururira umuntu nka Bruce ufite aho yageze we ariko abantu bakumve neza Coach Gael ni umuntu ufite amafaranga sibyo we ari gushaka uburyo ayo mafaranga yakora ibikorwa binini urumva ariko mbere yaho gatoya akihuza n'abo bantu bazwi kugira ngo bafate fan base yabo bimworohereze kugeza ibikorwa mu bantu nta kindi nta rundi rukundo ariko ni nabyo sha ni nabyo ni nabyo nk'urugero Kigali Universe ubu bahita ngo ni iwabo wa Bruce Melody kandi naha Coach Gael ariko nigeze kubona akavideo wigeze ubona akavideo Coach Gael avuga ati yarimo aratanga aba bapaparazi bari hanze nabo bazasenya imibano y'abantu benshi arimo afata akavideo amena ibanga aravuga ati iriya barabasi buri yagendamo ati niyange aramutse avuyemo hano yahita yinsubiza urumva atari kugakatemo nigazoge hanze urumva umukire kunapanga niba ari umuntu wasetinze standard ze sibyo ntagashaka ko umuhanzi we aba ari muri za Toyota amakorora arakugurira imodoka iri bugushyire ku rwego nk'urwe sibyo abantu babone koko gukora urumva agushakira ibiraka bitwika wamamaze za Bralirwa ukora ibiki ariko nawe izina rye ririmo kuzamuka kandi n'amafaranga akinjira Didier nta mafaranga atajya ashira urabizi iyo wayashoye nabi iyo wayashoye nabi pe cyane cyane nk'aba ba Jimmy bashorera mu tuntu nka turiya reka nk'urugero amutipe yitwaga Richard Super Level uramwibuka ese Super Level nuzi ibintu yakoze nyine nyirayo uwo mutipe Richard uramwibuka ndamubona Richard ubuze ukuntu ameze i Kigali ni amateka yari afite amafaranga menshi reba umuntu wawe ufite Land Cruiser muri 2016 urajya kure buretse soza abanjye nawe uraza kuvuga bawe Richard ubu ni amateka ni igihuha kandi noneho biriya bintu ikintu bikuzanira ni bibiri ni igihombo mu buryo buri financial ni n'igihombo mu buryo buri familial kuko biguteranya n'umuryango abo bantu benshi nkubwira baradivorishije hari umutipe witwa Mutesa yari avuye mu Bwongereza afite ipinda araza kubera ko akushaka ibintu nk'ibyo bya fame akundana n'abahanzi bamugira inama yo gushinga studio yitwa Touch Record yabaga hano kuri 40 iyo studio kubera guhorana n'abahanzi ari inshuti ze batamwishyura basa n'abakorera ubuntu nabo bakamugeza kuri bya bindi ashaka bya gutya navugaga ubu yaradivorishije n'umugore reka ngubwire umva ako kantu k'ifaranga abantu bakumve basore banje namwe mwankumi sibyo nibonye amahirwe yo kushakira iyi si nitanga amahirwe kabiri nitanga amahirwe kabiri pe sibyo n'umupasiteri najyaga numva avuga ngo iyi si ni konsa jya wonka vuba urumva iyo kintu na nyoka agera akagucura kuko iki kibazo cy'uko iyi case y'ukuntu umuntu ashaka kugira amafaranga akabura tuza abantu benshi byabayeho ubuse Badrama byo bimeze gute nawe se ni neza The Main yari utaruzi ukuntu yari imeze mu minsi ishize sibyo Manuel Bueno yari umukinnyi ukomeye ubarasaba wa mugabo menya abantu mugendana nicyo bakumariye niyo mpamvu rero bano bahanzi iyo ushaka fame nk'iyo fake fame anyite gutyo none fake fame urayibobonaho kuko n'abantu baba bagaragiwe aba baby ibiki sibyo ariko aho muri niwe wishyura facture aho muri boss bakukaresa bagushimashima sibyo bakureshye hari utabizi ze
Omid Impozi niyo yamuhaye ikibanza Zanzibar, Jimmy ati nzakubakiramo inzu. None se reka nkubaze, ariko iyi ndirimbo biravugwa yuko ngo ishobora kuba yaragiye amafaranga atari munsi ya miliyoni 50. The Ben si ntabwo ari muri management ya Jimmy. nicyo kintu nyine nashaka kuvugaho kibabaje cyane. Dede, ndashaka kugira ngo nkwereke ahantu za conference zitangirira. Amafaranga yose waba ufite urinde wo gukura amafaranga miliyoni 50 mu rugo ukayatwara, umugore ntazakubaza. Ariko ari no gufasha mu byaro we Kade. Aho wenda bwo hajemo iby'abavandimwe uransinze, ariko icyo nshaka kukwereka kandi ikindi Didier, nako kantu amafaranga iyo featuring ya Kade aboneye mu byara we kuri The Ben. Ese Kade ari kuzapfa akoranye indirimbo na The Ben? miliyoni 50 azazigaruriza he? Azazigaruriza buriya niwe azayagororuriza niba yaramuvunnye yashaka. Naba rero nakubwiye haruguru nuko bavugaga ningize aho nzayagaruriza. Sha babagabo, iyo ushaka fame, fake fame iraguhenda ukayibona, ariko irangira vuba irakubirindura. ubundi ku isi iyo amafaranga yabonye ukaba utazi kuyakoresha, asanga uzi kuyabyaza umusaruro. Icyo ni ikintu rwose. None andi makuru yazamutse ku mihanda nyuma y'uko kadashyize hanze avuga y'uko ko byagenda kose atitaye kuri rumors ziri hanze hano indirimbo igomba gusohoka. Ntago ari Kade, ahubwo nabonye no kuri status ya Ere. Nahoze mbireba nijoro, ngira ngo n'ubu ni nayo ikiriho, reka nze nyirebe neza ukuntu yavuze. Kandi buri ikintu umuntu yanditse kuri status kiba kiri real, sibyo? Ibi bintu sinzi aho biri buze kurangira bihitanye, ariko harimo The Band bizarangira apfuye. Uzaba ureba harimo The Band kandi bizarangira apfuye. Gusa kuri Coach Gael tuzi utajya wemera icyo kintu cy'agasuzuguro, kandi nawe ufitaye, kandi uzi n'iki kibuga kurusha abo bose. Reka nkubwize ukuri, Coach Gael azi iki kibuga kurusha abo bose urimo kuvuga. Ko natangiye gukeka yuko iyo ashobora kuba ari prank. Na prank irimo. Ko ishobora kuba ari prank. Prank hagati y'umuntu witwa Jimmy na Coach Gael. Nyamara ishobora kuba ari prank wa muntu. Prank hagati y'umuntu witwa The Ben. None aya magambo Gael yavuga ibintu bari abagayeri bari bavuze ubigendereho iyi ndirimbo yasohoka gute? None se niba bari abatipe uru rubyiruko ruciye ku ruhande rukavuga ati uko byagenda kose irasohoka, sibyo? Byaba ari ukuyitwikira wa muntu. Buretse gato yankwereka, sibyo? Gato yankwereke wumve status ya Ere, wumve ko ari prank. Ahubwo umupeti yamaze kuyibona. Ere ku bantu bamuri hafi bavuga yuko ashobora kuba nko mu cyumweru gishize yarabonanye n'abanyamategeko barenze nka 5. None za abanyamategeko yabonanaga nabo kuri prank. Ahubwo uyu mupeti bitewe ni status. Oya boretse mu Rwanda. Wayinsomeye ariko nagusharinze ndatekereza. Mu Rwanda aba bantu reka nkubwire. Wayinsomeye ndatekereza reka nze. Tunakosoreho gato status ni ya Ellen nagari ya Kade. Ni ya Ellen nyine nanjye nibyo nakubwiye. Ariko yavuze ngo buretse yavuze ngo sibyo? Ngo the truth is ugura gisobanura cyangwa byisobanurira. Ukuri ni Tiger is my big brother. Tiger buretse The Ben ni nk'umuvandimwe wanjye. Big brother. Mukuru. Ni nk'umuvandimwe wanjye mukuru. Bracket yandika ngo legend. Umunyabigwi. Urumva? Always used to be a dream to work with him. Iteka buri umwe wese yatekereza gukorana nawe. Byahoze ari inzozi zanjye. Kugira gute gukorana nawe. Umva kantu rero kabikubita hasi katakwereka ko ari prank. No one owes me anything. Nta muntu numwe mfitiye umwenda. Aya ni amagambo yo kwishongora. Iyi ni prank. Mbi cyane. No way. Yeah. Buretse no one owes me anything. Therefore the song is gonna be out as soon as possible. Bitewe rero yuko nta muntu numwe numva mfitiye umwenda, indirimbo irasohoka uko byagenda kose. Indirimbo urimo kumva ko kandi as soon as possible irasohoka vuba bidatinze. Sending love to you all. Abikoranye urukundo kuri mwese. Reka mubwize ukuri,
aba bana ni abagoma ahubwo. amane na prank irimo. Iyi ni pranka. Iyi ni pranka. Kwandikamo akantu ngo no one owes me anything. Akiryo nyine kuri Gayeri. Karabaye ahubwo imihanda iranyerera. Roma. Bya bindi bavugaga by'imihanda kunyerera none n'igiye kunyerera. Nibwo igiye kunyerera. Nyamara iyi ni pranka. Nagari prank. Reka nkwereke. Sibyo? Nagari prank. Uri kumbwira ngo hajemo prank nari kwemera. Uribuka tuganira kuri bya bintu byo kuvuga ngo Ben arimo kubyina Soweto. Arimo kuririmba Soweto. Awose ibya Yago. Urambwira ngo si pranka. Yago nibibaye incuro ebyiri. Ben arimo kuririmba ngo Sowe. Ndakwibarije. Yago, sibyo? Utuntu twose twagiye ngo cana igenda hakazamo na RIB. Harya babaza uhagarariye RIB byagenze gutera. Ubwiza ukuri. Hari abantu bagira imikino wa mugane ejo nahoze ndeba. Nahoze ndeba ikiganiro. Abantu uko bakajije. Nahoze ndeba ikiganiro Bulldog yagiranye niba ari na Irene. Aramubaza ngo ariko ngo bro ngo wakora prank. Bulldog yatambwa ati reka ibintu by'imikino nge sinjya mbigira. Urumva? Hari abantu nzi bagira ama prank n'abatagira ama prank. Kugezaho na Muyoboke Alex mu Rwanda yandikira ngo enough is enough. Mu Rwanda none mu Rwanda byafashe indi ntera. Ufite touch man yajya kujya muri. Reka nk'urundi rugero, sibyo? Reba akagakuru gaherutse gusohoka kuyu madedero ukina amafilime ngo yibye umudiaspora etage, sibyo? Je numvishe renge z'ukuntu Dekati yamwihamagariye ngo ninde muvugana ngo ni Dekati muvugana sanga ahubwo nagatwiko bashaka gukorera company y'ubucuruzi ye. Reka nkubwira ikintu kimwe. Sanga n'ugutwikira company y'ubucuruzi. Reka nkubwira ikintu kimwe. Uyu mupeti nawe reka mugaruke. Koro kigishije abantu akantu ko gutwika. Uretse ugatoye. Uyu mupeti witwa ahubwo arya rimenge acunge neza atabura intama n'ibyuma. Uzi mu Kinyarwanda icyo bita kubura intama n'ibyuma. Ariko uretse gatoya. Bana buriya hari igihe uva mu bushyuhe. Sibyo? Ugahita ujya muri barafu. Kandi ntekereza ko uko barafu yakwica atari ko ubushyuhe bwakwica. Reka nkubwire bro. Uretse gatoya. Sibyo? Uyu mupeti we yeretswe na ba Jimmy baba Novorish bafite amafaranga nyine yejo bundi. Se Jimmy yabashaka kwitamurura nawe shaka akaba yavuze ati reka mve mwibi bintu byiraha nanjye nkora akazi byaba ari byiza. Byaba ari byiza. Nijajare nk'umuntu w'iki byaba ari byiza. Byaba ari byiza ariko nanone Jimmy nabe makini. Ariko akantu ko guplankingo sukankura nabe makini atazaba nka barishari nabo bamutesa nakubwiraga. Sibyo? Kuko buriya niba kuko ashaka kwitamura akavuga ati okay business za sober living zamaye amafaranga menshi ariko zirahagaze. Reka njye muri business. Kandi kuba zanahagaze nabyo abantu babyumve neza ariho hano yinjirizaga akeneye ahandi hantu hafatika. Urumva Jimmy yakoze ibintu nuba amafaranga aracyayafite kuko zanzu zose yari yaraguriye abantu n'ubuze hari ibyo zikora zirahari ubungubu yahise zihinduramo zanzu bakodesha. Na Ben arazifite ebyiri zo yari yaraguze zakoraga ibyo bintu biza guhagarara. Urumva? Ubungubu hari mukuru we witwa Dan. Abantu baramuzi igeze kubona umuhanzi witwa Dan Scott. We aba muri Amerika niwe umufasha barazikodesha nyine ziberamo kwa kundi nyine maison de passage niba ari byo kwa kundi inzu ukodesha ukayikoreramo gahunda zawe ukigendera. Ubu nibyo bazikoreramo. Jim afite inzu 10 n'ebyiri muri Amerika. Right. Mugabo arakize. Mugabo arakize. Yarayafite. Oya nubu icyo twavugaga ngiye cyo nahakanye suko ariko ikintu nanjye mbona afite inzu 12. Jimmy afite batima we aho yakoreraga ko yabatanze gukora. Aho yakoreraga muri izo nzu nk'izabandi zisanzwe. We yari afite batima irimo clinic. Nuba arayifite. Uyu Jimmy afite sare. Sibyo? Sare yakorewemo ibintu byinshi cyane. Yakorewemo ibintu byinshi cyane. Naguciye mu ijambo. Jimmy kafite nejo bundi bantuza babadrama bari barayikodesheje bayikoreramo ibintu bya restaurant. Jimmy sibyo ko afite amafaranga sibyo meme niyo fame ko ayifite amaze kuyibona sibyo bizute si yashaka wenda si yashaka yafite irabaye kuko Jimmy nawe nk'iminsi aravuzwe cyane noneho tumuvuze kanga ubundi yateye intambara yeruye ubundi kuyu mugenzi we agakora ibintu bifatika si yose nshaka kubwira nanjye
tuzi 155 Jimmy ariko tumuzi nka Jimmy kuki atavuga ati nshinze Jimmy Muyumbu iki uko yakita kose akazaga kubita hano studio itabaho akavuga ati nciye impaka ariko Jimmy ngewe ndamukemangwa urumva kuko uyu munsi mubajije reka mwibarize uzi ari amafaranga yitwa ngo yagishuti uyu munsi 1:55 am mubajije ngo brand irimo ikomeye niye wavuga ko ari ndi Bruce reka wiyobya abana akakanya Element Gayeri nawe arabizi ubwuzanye rondi rugamba Gayeri nawe arabizi buriya iriya nuzu uyikuye muri ya muga kuki batangiye kwiyegereza Prince Kiss nuko ahubwo babona arabizi ko bimutipa ari umupeta ari mu nzira zigenda rega ibi bintu Didier reka tujya kubimenya reka nkubwire wowe ibi bintu tujya kubimenya bo iwabo byaratangiye kera ariko tubwizanye ukuri uyu Element ariko uzi imizigo irenze Element uzi bora arenze akorera abasitari bo muri za Nigeria ni nayo mpamvu coach Gayeri yakwishyura buri kimwe cyose kubera kandi noneho wanareba ni nayo mpamvu nkubwira ko atari prank impamvu nkubwira rero yuko ari we brand ikomeye reba ubwabyo views indirimbo za Element zigira atari yanahaguruka ngo yerure umuziki urebe n'izina afite mu buproduce ibya brand utabona ko ari yo brand reka tubyihore ariko icyo waruvuze cyo ni kimwe nk'uko uyu mutipe yitamuriye akavuga ati ngiye mu muziki kuwukora nka business shinze studio mfasha umuproducer wa mbere mfasha umuhanzi wa mbere Sofa nubwo bamwe batabyemeranya sibyo makazaracitse nawe burakari bwa The Ben yanditse ngo enough is enough ngo let's save our game ubwo burakari butaba nka bwa bundi bw'intuza bushirira hari ibi bintu narabikubwiye ngo nibaze bavuge ngo weguye akantu k'ukuntu ngo uyu The Ben ngo yapostinze indirimbo ya Melody kubw'urukundo ndareba ndabatura urukundo rw'uyu mwana w'igikondo uyu mwana urukundo rwa Ben na nakubwiye ibi bintu bibiri nakubwiye ati niba atabikoze kugira ngo yikureho igitutu nk'umuntu wa Fruit Brand ukora ashaka kwikuraho igitutu cyuko amaze igihe nta muziga atanga arashaka iki nta kindi yari afite cyo gupostinga nicyo kinakoze kugira ngo asasire nakubwiye ntashobora kuba ari indirimbo ari gutwikira asasire n'icyumweru abaye tagaragara ibya sikoze uyu mugabo babazi game kandi ikindi kandi ikindi nanone rwose nge ndidekaraye umuntu witwa The Ben umuntu witwa Meddy The Ben umuntu witwa The Ben n'umuntu witwa Bruce Melody noruca abana pe The Ben ni ikindi kintu ariko umuntu niba mwahangana nta kintu ari gukora wowe witwa yuko uri mu bihe bya ugahangana n'izina rye nibiraka byitwa ko bikomeye byose ako mugabo ahubwo reka nkubwire uyu mutipe niba hari umuntu umuzonga umumereye nk'isereri mu mutwe Melody ni The Ben none icyo wakora kuko yibeshyeho gato kuko akamara nk'amezi reka tureke The Ben uko biri Bruce Melody uko biri azagaruka ikarita y'isi Bruce Melody uko biri n'utu tuntu duturwa kuri ba Coach Gayeri ariko nyeka ko Coach Gayeri nyuma yo mbere yuko afata Bruce Melody bashobora kuba baricaka mubwira ati rero ndagira ngo ngire brand ifite igaragara muri Afrika sibyo kandi ibyo bintu nibyo bintu The Ben n'ubundi yasabaga uwitwa Coach Gayeri ariko ibyo The Ben yasabaga we yasabaga aba ba Davido yasabaga aba bantu za ba Wizkid Gayeri aravuga ati reka nkubwire ikintu kimwe Didier sibyo wowe wagushyira hariya sibyo akazana n'umwana retse wane ntaza kuvuga umukire umwe bikazankoraho umwana w'umukire uzwi ufatika bakabatwara kuri supermarket iri hano hasi bakababwira ngo ngaho mwinjiremo ufate ibyo mushaka ni ari ibintu umwana yafata ntunabimenye neza rwose umuntu asaba bitewe n'icyo yariye reka bivuge gutya nane se sibyo none se ubu The Ben niba none se ureka nkubaze niba umuntu yarakoranye indirimbo na Diamond muri East Africa sibyo si izina rikomeye we wa mbere ubwo se muri East Africa uracyamubwira kumwempoza ninde wundi muri East Africa urazana ubwo Alikiba we yamwemera urazana Alikiba nta kibazo sibyo ariko se Alikiba niwe bazajya bahora bakorana
ntabwo bishoboka. The Ben yari akeneye Ahubwo something beyond that. Kuva kuri Diamond urundi rwego turaruzi ni Nigeria, nta handi uyituki. Urumva cyo koze South Africa. none se dore impungenge mfite ari nazo n'umuntu melody yakagize sibyo, ahubwo ivuga utyo. oya impungenge ni z'ibintu bitatu. Impungenge ya mbere mfite sibyo, Coach Gaël ko ufashe Bruce Melody umwizeza ko wamugira umuhanzi urenze muri Afurika sibyo. Indirimbo na Shaggy ni ikintu cyoroshye bro. Akoze nari ariko se ko no gufata uwo Melody ukamugira umuntu wa mbere urenze mu iki gihugu cy'imisozi igihumbi ko mbona byanze. Wenda yafashijwe nuko uwitwa Media Devi akava hehe akava mu izi ndirimbo akamuha ikibuga sibyo, kuko n'uyu The Ben ni akaba yavuga medarimo ibyo birazwi n'uruca abana. Ariko noneho ko mbona na The Ben usigaye ati tizatanakora none natangiye gukora niba ahubwo ikintu urimo kuvuga nicyo n'umuntu ugereranya Bruce Melody na The Ben yisubiza aka kantu niba The Ben atari gukora ikintu urimo kuvuga ngenda cyumva cyane kubera ko nk'ubu ko biteye ubwoba Jimmy aje atari nk'aba batipe bari shari twavugaga atari ibintu byo gutwika gusa no kwirira hit no n'ibyana n'iki, akaza avuga ati ngewe business zanjye zindi zarahagaze. Okay, iyo nzwiho cyane uko afite ama business menshi, mutipe yarashoye inama afite amazu arenga 6 kankubwiza uko urumva, afite Range Rover, afite Jeep ya Danje. Ibi bintu aje akavuga ati bibaye biri seriye, akaza avuga ati enough is enough koko nkuko babivuze. Ibintu birimo akagambane, ibi bintu birimo akagambane. Kadusoza abantu tuba twabahaye ubwino twababwiye Jimmy wari we mwumvishe byose aho bituruka n'ukuntu nyine bigenda bihura, kandi abadukurikirana bari abanyabwenge. Ahubwo icyo twabasaba kabisa mudufashe nkuko murimo kubigaragaza muri iyi minsi, reka dushimire Didier. Ariko mukomeze rwose subscribe, tuzamuke kuko ibyiza si biri imbere se subize biri imbere bishinga yari ntuyize. Turenda noneho kujya turenda ko yatubazanira abatumirwa beza. Niba nkubwira amakuru y'umuntu uri muri Amerika nkayakubwira nkaho ndiyo koko k'ikindi niki so rero numva sugushimira se. Turabashimira cyane kabisa kandi tuye ko yatubavangiramo wenda mu minsi iza birashaka ko twari tubazana n'abatumirwa ariko wa mutumirwa ufite icyaje kuvuga sibyo. Nago uyu munsi ari umutumirwa ejo ari umutumirwa, nago dushaka wa muntu hora wizenguruka havuye kwica navuze ibintu bimwe uramuzanye the same story. Oya nanga ari byo twajemo. So turabashimiye rero mugomeze guhirwaho muri mu bice by'isi bitandukanye. Hano ho ibiganiro kuri IM Media TV nakagaruka tubonana ubutaha.